Ndimbati niwe bita ubundi niwe bagabo barabona bavuze. Sinzi nimba wigeze usoma n'ama-comment wigeze ujyaho na ucamo ngo urebe. Reka nkubwire comment nziza. Uzidusabe pe waduhuje n'igini nkuciye igifanta kinini uyu muntu yaciye amande nkayo waca nawe. Aya mande ndabizi ko nawe wayaca gusa ikintu atarengejeho warenzaho ni kimwe ntabwo yarengejeho biswi kandi wowe warenzaho na biswi wamuca igifanta kinini na biswi yewe umva nkubwire Liza abantu ibintu byamubayeho ni nabyo n'ubu bikiri kumubaho yahuye n'agapfunyika ka kabutindi kandi akapfunyika ka kabutindi bakarenza urugo kakanga kakagaruka ariko tuzagatsinda mu izina rya Yesu. Ibyo bintu bivuze ntago ari ibintu baca umugani mu Kinyarwanda agapfunyika ka kabutindi bakarenza urugo kakanga kakagaruka. Ni umugani usanzwe ntago uri kuwucira ku muntu umwe cyangwa undi.